Muraho neza nanone inshuti zanjye ndabasuhuza cyane, uyu munsi turaganira ku gihingwa cyoroshye usanga mu gikoni cy'umuntu wese ariko gifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe. Icyo rero nta kindi ni igitunguru. Abantu benshi rero barakirya bakumva ari ikirungo gusa ariko abahanga mu buvuzi basanze gifite imbaraga nyinshi zo kurwanya indwara zikomeye zica benshi ku isi. Niyo mpamvu rero muri ino video tugiye kurebera hamwe indwara 10 zikomeye igitunguru gifasha kurwanya, zishobora gutuma abaganga ubwabo batangara. Birashoboka ko waba urya cyangwa se ukoresha igitunguru mu byo urya ariko ukaba utazi akamaro kacyo cyangwa se ukaba utazi ko gishobora no kwifashishwa mu buvuzi. By'umwihariko rero muri ino video twabateguriye indwara 10 cyangwa se zishobora kurindwa n'igitunguru. Urumva igitunguru tuzi ko ni umuti karemano urwanya indwara 10 zikomeye. Tugiye kurebera hamwe uburyo igitunguru kibasha kugera kuri ibyo mu kurwanya izo ndwara, nimba ukirya ukaba umenya impamvu z'icyo gishobora kukumarira ndetse nimba utanagikoresha kikaba ari igihe cyiza cyo gutangira kugikoresha kugira ngo kibashe kukurinda nyine izo ndwara. Ni kumwe rero na Dr Gasangwa Patrick, ndabakangurira gukomeza mukanda subscribe kugira mukomeze kubona video zitandukanye, ariko ni byiza gusangiza video n'abandi bantu kugira ngo nabo bakomeze bagire ubumenyi. Tukuze ko izi video ziba zigamije kwigisha no guhugura, ntabwo zisimbura ubuvuzi. Ugize ikibazo ujya kwa muganga. Igitunguru buriya kirimo ikibundi. Igitunguru buriya kiba kirimo antioxidants zitandukanye nk'iyo bita quercetin. Igitunguru kirimo vitamine C, fibre na sulfur compound. Igitunguru ni anti-inflammatory, ni ngo kigabanya ububyimba, ni antibacterial, gishobora kwica amamikorobe ma bacteria, ni antifungal, gishobora kwica ubwoko bw'amamikorobe bwitwa fungal cyangwa se champi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kurya igitunguru buri munsi bigabanya risque ya stroke, kanseri ndetse n'umuvuduko w'amaraso, hypertension. Dore indwara zitandukanye igitunguru gishobora kukurinda kwandura. Iya mbere ni umuvuduko w'amaraso. Igitunguru buragifasha kugabanya hypertension kubera ikinyabutare cya antioxidant irimo bita quercetin. Hakaba harimo na sulfur compound bituma imitsi yoroshya, amaraso akagenda neza. Ubushakashatsi muri Journal of Hypertension muri 2019, nubwo ni ikinyamakuru cyo bivuga ku muvuduko w'amaraso cyasohotse muri 2019, abantu bari bafite umuvuduko mwinshi bagabanyitseho cyangwa se wagabanyitseho 5 kujya kuri 10 mm of mercury cyangwa mm de mercure nyuma yo gufata igitunguru buri munsi. Ukora wagikoresha no kurya kimwe cy'akabaye cy'igitunguru kibisi ku ifunguro cyangwa se gukora ji yacyo y'igitunguru. Ibi ubasha kubikora, igitunguru kizagufasha kurwanya umuvuduko. Indwara ya kabiri ni kanseri. Igitunguru gifitemo anti-cancer compound. Nivuga ngo anti-cancer compound nivuga ngo ni ibinyabutabire bishobora kurwanya kanseri. Ino quercetin na organosulfur bigabanya gukura k'uturemangingo twa kanseri. Ubushakashatsi abarya igitunguru cyane bafite 22% byo kugabanya ibyago bya colorectal cancer. Colorectal cancer ni kanseri y'amara manini. Ibi byasohotse mu kinyamakuru cya European Journal of Nutrition muri 2015. Ukora wagikoresha gikorwamo salade igitunguru no kongerwa mu byo kurya bya buri munsi. Indwara ya gatatu ishobora kurwanywa n'igitunguru ni diabete. Igitunguru kigabanya insulin resistance, kikagabanya sugar spike nyuma yo kurya. Ngo kigabanya uburyo isukari yawe izamuka nyuma yo kurya. Insulin resistance ni uburyo umubiri wawe utabasha gukoresha insulin. Ubushakashatsi Food and Function 2019 bivuga ngo igitunguru yagabanyije blood sugar ku barwayi bafite diabete mu bwoko bwa kabiri type D diabete. Uko wagikoresha no gufata igitunguru gishyushye, gitetse cyangwa se kibisi mu mafunguro. Indwara ya kane ni indwara z'umutima. Gifasha buri igitunguru kugabanya cholesterol mbi ya ibinure bibi. Kirinda kandi atherosclerosis, imyanda mu mitsi y'amaraso. Kwa kundi mu mitsi hazamo ibibumbe by'imyanda by'amafati by'ibinure bigafunga. Ubushakashatsi igitunguru cyongera cholesterol nziza bita dense lipoprotein. Uko wagikoresha ushobora gukora nk'agasupu k'ibi bitunguru cyangwa se salade. Indwara ya gatanu ni infection zo mu muhogo. Igitunguru ni antibacterial, kimerewe mu kuvura inkorora, bronchite n'amagripe. Abana batari mu cyaro bafataga igitunguru gitosheje gifashwa nk'umuti. Uko wagikoresha gufata igitunguru kugishyira mu mazi ashyushye ukanywa ayo mazi. Ikindi indwara ya gatandatu gishobora kurwanya indwara yitwa umusaza w'ibyumenyi, iyo bita Alzheimer disease. Alzheimer disease ni indwara y'abasaza itera ibintu byo kwibagirwa n'ibiki byose no gukanyarara imitsi. Antioxidants zirinda ubwonko gusaza. Quercetin irinda oxidative stress mu bwonko. Ubushakashatsi mu kinyamakuru cyitwa Neurochemistry International
abantu rero bahawe onion extract bagaragaje memory protection, bivuga ngo memory yabo ntabwo abaye lost. Icya karindwi, igitunguru gishobora kurwanya inflammation. Inflammation ni ukubyimba cyangwa se kwivumbagatira k'umubiri. Igitunguru ni anti-inflammatory, cyifashishwa mu ndwara zifata amagufa, arthrite, ubushakashatsi abarya igitunguru bagira kubabara mu ngingo gutyo ugereranyije n'abatakirya. Uko wagikoresha, igitunguru gitetse cyangwa se kivanze n'imboga. Icya munani, indwara z'uruhago, infection. Igitunguru cyica bagiteri mu mara, kigabanya indwara z'uruhago, Helicobacter pylori. Uko wagikoresha ni ugufata igitunguru kibisi mu biryo bya buri munsi. Indwara ya cyenda ni indwara z'uruhara n'umusatsi. Onion juice izwiho gutuma umusatsi wongera gukura. Antifungal yo mu gitunguru ikiza dandruff cyangwa se ni nk'ibihushi n'ubeko nayivuga. Ubushakashatsi muri Journal of Dermatology 2024 byakoresheje onion juice cyangwa se jus y'igitunguru bongeye kugira imisatsi nyuma y'ibyumweru 4. Indwara ya 10, indwara z'imyanya y'ubuhumekero, asima n'amareriji. Buri igitunguru kigabanya histamine release. Histamine biri mu kinyabutabire gituma habaho allergie. Birinda rero asima, kigabanya symptômes za allergie. Ushyira igitunguru mu ifunguro rya buri munsi niko wagikoresha. Kurya rero kimwe cyaka cy'igitunguru ku munsi ni ingenzi. Ukoresha mu mafunguro menshi, icyushyu cyangwa se ji y'igitunguru ni byiza. Noneho ushobora no kuyishyira ku ruhu cyangwa ku musatsi. Gukora uko wagikoresha. Murakoze cyane, subscribe.